Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Umuvandimwe arabaza ku batamu bakisilamu kwambara amateriningi bakajya muri siporo. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Uwisilamu bwigisha kwikwiza bwagaragaje n'umurongo umuntu agomba kwikwizamo. Muri uwo murongo ntago harimo gufunga umubiri w'umuntu no kugaragaza ingingo zose zigize umubiri we, kabone nubwo yababeshya ngo irarekuyeho gatoya, ariko uyu natera intambwe biri bugaragare gute, umuturutse inyuma arabona iki, umuturutse imbere arabona iki. Hanyuma n'akandi kantu ko afata agashyira mu mutwe we, agahambira umusatsi nk'aho Nyagasani yamutegetse gukwiza umusatsi, hanyuma ijosi riri hejuru, amatwi ari hanze, n'izindi ngingo z'umubiri we, agenda yiruka mu muhanda asimbuka nk'aho yanyweye ibiyobyabwenge. Ibingibi ntago bikwiye kumwemera Manakazi. Ibingibi nta nubwo bikwiye ku Bayisilamu. N'ibingibi no gutesha agaciro Uwisilamu bwawe. Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala aravuga ati: ya ayuha nabi qul li azwajika wa banatika, yewe ntumwa bwira abagore bawe, ubwire n'abakobwa bawe, wa nisa'il mu'minina, bibwire n'abakobwa babemera Mana, n'abadamu babemera Mana, yudanina alayhinna min jalabibihinna, bikwize bakoresheje imyenda yabo migari ibatwikira umubiri wose. Nyagasani aravuga ngo dhalika adena an yu'rafna fala yu'dhain, ibingibi nibyo bizaba byiza kuri bo kuko bizatuma bamenyekana, bityo ntihagire ubasagarira uwo ari we wese. Ntabasagarire nk'abagore biyandarika cyangwa abakobwa biyandarika, ntabasagarire nk'umwangizi ufite icyizere cy'uko yamugeraho kubera imyambaro amubonyeho, ntibabasagarire kubera ko bamenye imitako yabo n'ubwiza bwabo ngo maze bahigisha uruhindu, ntibabasagarire kubera ko bamenye ko ari abiyubaha atari n'abacakara bafatwa n'uware wese cyangwa se abajakazi bashobora kusagarirwa n'uware wese. Ibingibi umwemera Manakazi iyo yambara akikwiza, ajya amenya ko ari ukwiyubaha ubwe, ari ukubaha idini ye, ari ukwiyubahisha, ari ukubahisha umuco we, ari no kuzamura ibendera ry'idini ye. Hanyuma Uwisilamu ntago bwabujije umugore n'umukobwa gukora siporo, nta nubwo bwamubujije gukora imyitozo ngororamubiri, ariko muzihe mbibi, ariko mu kihe cyubahiro? Ese nta handi ashobora kuzikorera usibye mu muhanda? Niba nta handi, aho ngaho naharahemerewe, kubera ko ntago Uwisilamu bwigeze bumukumira. Ariko aragenda ameze ati, aragenda yambaye ayo matiriningi cyangwa se andi mapantaro cyangwa se imyenda imufashe n'ibindi, hanyuma ajye kwegera za mpyisi na bya bisahiranda biza bibakabakaba bibafata, birimo bitoranya abo bikoresha n'abo bidakoresha kubera ubwiza cyangwa se imiterere n'ingano runaka byabonye, hanyuma bibeshye birimo bikabakaba abagore ba Kisilamu ngo birimo birabagorora umubiri cyangwa se birimo birabigisha imyitozo ngororamubiri. Ibingibi ntago ari Uwisilamu, nibi ntibikwiye, n'ibingibi ni igisebo kandi ni n'ikimwaro. Umuyisilamu agomba guhagarara Kisilamu, akigaragaza Kisilamu, akabyubahirwa kandi akanabyubahana, akanaterwa n'ishema ibyo yahisemo n'imyemerere yahisemo, bikamutera ishema ntibimutera ipfunwe. Ntago umuyisilamu ujijutse ari wa wundi wisanisha n'abahakanyi, nkuko n'umuhakanyi ujijutse atisanisha n'abayisilamu ariko anayisanishije nabo, we nta kibazo yabakoze kubera ko abayisanishije n'icyiza. Naho umuyisilamu kwisanisha n'icyaha ngo kubera ngo ko yagendanye nabo yita ko bakomeye cyangwa se bafite umutungo cyangwa se ngo bigaragare ko ajijutse cyangwa se ari umuntu wateye imbere, ibi si ugutera imbere na gato, n'ibi ngibi si ukwiyubaha na gato. Ahangaha bikarushaho kuba bibi iyo bikozwe n'umudamukazi usobanukiwe idini ye, hanyuma bikarushaho no kurushaho kuba bibi iyo bikozwe n'igitsina gore gisohotse mu rugo rw'icyitegererezo mu ngo za Kisilamu, yaba ari kuri babandi babashije kugera Imaka bitwa abahaji, cyangwa se babandi bareberwamo nk'indorerwamo nziza z'Uwisilamu. Bikarushaho no kurushaho kuba bibi iyo asohotse mu rugo rw'uwitwa umuvugabutumwa wa Kisilamu cyangwa se umumenyi wa Kisilamu. Ahangaha biba bikurushaho, kubera ko uko birushaho gukorwa n'abakakwiye gutanga urugero rwiza mu idini, niko birushaho kumera nk'aho hari ikimenyetso cy'uko ntacyo bitwaye. Hanyuma uyu mukobwa cyangwa se uyu mudamu wa Kisilamu ukoze ibingibi akagaruka akicarana ku meza n'umubyeyi cyangwa se na musaza we cyangwa n'undi mu bamuhagarariye nk'umugabo we, bakarya bagasangira bagaseka nk'aho nta cyabaye. Ahangaha uyu nguyu wahaye guhagararira abangaba natinye Imana, amenye ko izi ngizi ari inshingano, bityo abwirwe cyangwa se anamenyeshwe amabwiriza asabwa mu kwita kube mbere y'uwo ari we wese, kubera ko nk'uko tubizi twese nuko igitsina gore gifite umutima woroshye, iyo kidashyigikiwe mu cyiza kujya mu kibi biroroshye.
nanone kandi iyo gishyigikiwe mu byiza icyo gihe kugishikamaho nabyo biba byoroshye kubera ko ari nayo mpamvu nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala yabahaye guhagararirwa, baba bagomba guhagararirwa na wa wundi ufite ubwenge kandi usobanukiwe, wa wundi ujijutse kandi utagendana utagurukana n'ibiguruka, bityo akabaha umurongo mwiza kandi bakawumva bakawakira bakanawushima. Nta n'ikibazo bafite abadamu ba Kisilamu n'abakobwa ba Kisilamu n'abashiki bacu, nta kibazo bafite cyo kwikwiza turamutse tubibashyigikiyemo kandi tukabafasha muri ibyo ngibyo. Ariko nuramuka uri aho ngaho gusa urangaye, weho ni weho wa wundi witwa inganzwa muri Islamu utazigera ubona ijuru, wa wundi udafuhira abakobwa be, udafuhira abashiki be, udafuhira umugore we, akamubona agana mu bikorwa biganisha ku busambanyi cyangwa se hari abamusagarira akumva ko nta cyabaye. Uyu nguyu muri hadithi z'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallama usibye no kutinjira mu ijuru n'impumuro y'ijuru ntayazigera abona. Wallahu a'lam.